ndahera bo reka nze ndebe ahantu mpera ntago byoroshye umunsi nje kuganira ku bibazo nje kuganira ku bintu binyuranye birebana nyine natwe abanyarwanda n'u Rwanda rwacu nk'uko bisanzwe, ariko cyane cyane nyine biraba birebanye cyane urebye na opposition n'ubushyamirane bukunda kuba muri opposition, n'ibintu nge mba mbona bitari ngombwa bikunda kuba muri opposition, kandi ibyo bintu nkabona ko ari n'ibintu bifite ingaruka mbi cyane kuri opposition, cyangwa se bikagira n'imbaraga bikabuza n'imbaraga zikomeye, bigatesha amahirwe akomeye abanyarwanda benshi cyangwa se abanyarwanda bose, kuko ari ibintu nyine bisubiza inyuma urugamba rwa demokarasi, bikaba kandi ari n'ibintu bisubiza inyuma nyine ugutabarwa kw'abanyarwanda, kandi byagombye kuba ari ibintu byihutirwa. Rero ishimiye ikuzo icyubahiro bya Allah, amahoro n'imigisha bisesekare kwa sozereje intumwa n'abahanuzi Muhammad we n'abiwe, abamukurikiye ndetse n'abazamukurikiza kugeza ku munsi w'ibihembo. Rero banyarwandakazi, ni Bicahaga Abdallah nk'uko bisanzwe, naje mu by'ukuri ngira ngo numvishe mbwira abanyarwanda tujya inama y'uko twabona igihugu, y'uko twasubira mu gihugu, kandi y'uko twakubaka igihugu kitubereye twese nk'abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo ni igihugu nkeneye, ni igihugu umuhutu, umututsi, umutwa bazabamo bakumva bose bisanzuye, kandi bazaba bafite droit zingana, nta uri hejuru y'undi, mbese umuntu ariho uko we ashoboye kubaho n'uko ashaka kubaho, mbese uko imbaraga ze zingana n'uko ubwenge bwe bungana, twese tukaba mu gihugu, atari ukuvuga ngo kugira ngo mbeho neza birasaba ko nkora uku, ko mpfukamira uyu, ko mpfukamira uriya, ahubwo kubaho neza cyangwa kubaho nabi bive ku murava wanjye, mu bwitange bwanjye, mu bitekerezo byanjye, ibyo ari byo biba bimpaho kubaho neza cyangwa kubaho nabi. Ndashaka kubaho mu bukene cyangwa mu bukire, si ukubaho nabi kundi. Ubundi umuntu yagombye kugira amategeko amurengera nyine, kandi akaturengera kimwe, adafavoriza uyu noneho ngo abe arenganya uriya. Donc icyo nicyo nifuza. Nkaba rero muko nge mbibona, ntago ngewe mvuga ngo abanyarwanda ngo dukundane. Donc icyo mbona ahubwo tugomba gukora ni uko abanyarwanda tugomba twubahane. Donc dushobora kudakundana ariko tukubahana. Icyo nge nkeneye ku banyarwanda no kubahana, icyo nkeneye ku banyarwanda si ugukundana, kuko nk'uko nkunda kubivuga, gukundana bigira impamvu yabyo. Nge nkunda kubwira abantu ko burya gukundana, abantu benshi babaho badakundana ariko batanangana, kuko sinzi niba nakubona bwa mbere uwo munsi nakubonye ngo mbe ndakwanze, nta nubwo nakubonye bwa mbere uwo munsi nakubonye ngo mbe ndakunda gukunze, ntabwo bishoboka. Icyo gihe uba uri hagati y'umuntu ntakunda ariko ntananze. Ibi ngibyo icyo bimpa ni iki? Bimpa kuba ugize ingorane nakugirira neza, ahubwo kugira neza bigashobora kuba byavamo rwa rukundo, cyangwa se nanakugira nabi bikavamo rwa rwango. Rero ubundi kareme ndemano ya muntu ni uko twaremanywe no kugira ubumuntu nyine. Ubundi iyo ubonye ikiremwa, uretse n'umuntu, ubonye n'ikiremwa icyo ari cyo cyose kibangamiwe n'ubuzima, wenda nk'itungo ryafashwe n'ikiziriko, ukabona ko ikiziriko gishobora kuyica, nk'ihene, intama, inka, cyangwa se mbese itungo, utegetswe kurizitura, utegetswe kuribohora kugira ngo nyine icyo kiziriko kitayica. Ngubwo ubumuntu. Ibyo rero dutegeka gukorera inyamaswa, byikubye kenshi noneho mu kubikorera umuntu. Muri aka kanya ndagira ngo ngaruke ku kiganiro, naje ahangaha urebye ku kiganiro ni kuri Kazigaba Andre mwese muzi, wari ufite Isubyo TV, numvise avuga ko rishobora kuba ryaravuyeho kubera abantu
ibi nabyo ni ikindi kibazo, kubona umuntu agira uruhare kugira ngo isubyo murabizi, njye mbona ari kanare yarafitiye umumaro abanyarwanda cyane, kuko ni kanare rimwe amateka nyayo kandi y'igihugu kandi abanyarwanda dukeneye, kuko yagaragazaga ukuri yagaragaza ukuri kwagutse, kwagaragaza abanyarwanda bashaka kumva bakabuta babona umurongo bakabona ukuri n'ikinyoma. Rero nk'umuntu wakwifuza ko ibiganiro Isubyo TV yahagarara, yasenyuka, nubwo waba wanga akazigaba nk'akazigaba, kuvuga ngo Isubyo niveho nibayisibe, uba wanze u Rwanda n'abanyarwanda, kubera ko mu by'ukuri Isubyo ni kanare iriho ibiganiro byiza, amateka nyayo, amateka y'ukuri agaragaza u Rwanda nuko abanyepolitike ku bwami byagenze, ndetse no kuri za repubulika, kandi bivugwa aho ngaho, nubwo wenda havamo gukabya kwa kazigaba, bimwe mukaba mwabimwangira, cyangwa nanjye wenda nabimwangira, reka mvuge ne kwikuramo, mutavuga ngo ari nuze, ariko nta wavuga ko mu by'ukuri ibiganiro byari ku Isubyo ibyinshi byarimo atari ibiganiro byubakaga abanyarwanda. Nyine kazigaba nk'umuntu ashobora kugira ibyo akabyamo, wenda ukumva ko harimo ubufana, ariko burya umuntu ufana ikintu cye cyangwa cy'abandi, wenda agashyiramo no gukabya, ntibivuze ko ibyo afana atari ukuri. Donc ushobora gukuramo ukuri, noneho ku gukabya kwe kukakwikarita ugashyira ku ruhande, ariko ugafatamo ukuri kuri muri ibyo ngibyo. Kuri kazigaba njye mbona Isubyo TV vraiment yari kanare yarifitiye abanyarwanda bose akamaro, ku buryo numva nta n'inyungu rega kuvuga ngo ugiye gusibisha kanare ubugambiriye ikintu kimwe, guhombya umuntu wenda wibwira ko ari uri guhombya, ariko mu by'ukuri njye navuga ko umuntu gusibisha kanare YouTube ya Isubyo, cyangwa niyo ariyo yose yivugira ibiganiro, ngo nafashe ikiganiro cyawe nagikoresheje, ugiye kundiga, ibyo bivuze iki? Deja kuba nagikoresha ahubwo nakwamamaje, kuba nafata ikiganiro cyawe nkagikoresha, njye nakwamamaje ahubwo wagombye kumpemba. Kuba nafashe ikiganiro cyawe nkagishyira kuri kanare yanjye, ntabwo ukwiye kubazwa nuko ngo nabonye ngo amavyuzi ngo menshi, nawe harayo wabonye, kandi noneho abo barebye ayo mavyuzi yanjye menshi bakumenye, nyine bizatuma bajya gushaka na kanare yawe, kuko babonye bakunze ibiganiro nyine uhitishaho, kubera kuko hari abashobora kuyibona kubona bakubonye iwanjye, ku buryo bari kuzakubona nka nyuma y'umwaka, ariko njye nkaba mbahaye amakuru uva yuko uhari. Ubwo urumva kujya kundega ubwabyo harimo ubujiji bwinshi, ko ngo ni jarozi yuko ngo ibyo ni ibintu ubundi bidakwiye umuntu muzima ufite ubwenge buzima butekereza neza. Ariko ngarutse Kazigaba bavuze ku kiganiro Gahunde yavuze, icyo kiganiro sinzi niba twari tunakirimo njyewe na Gahunde, nashatse kugikora mu minsi yashize mbiburira umwanya, ngiye kugikora hashize iminsi agikoze, akoze ikiganiro nyine we yarakoze, bituma mbese ntiyakwibuka cyane ibyo yavuzemo, ariko mfite nyine iby'ingenzi byo ndabifite, ariyo mpamvu mpisemo kugira ngo ufate uyu mwanya, ntiriwe njya kongera kumva icyo kiganiro kuko byatwara umwanya munini kandi wenda n'umwanya bari mutoya. Ndavuga rero reka mvuge nyine iby'ingenzi birimo, nubwo wenda iyo nza kucyumva nari kuvuga byinshi birenzeho, ariko ibyo ngiye kuvuga ni ingenzi. Muri icyo kiganiro cya Kazigaba yanavuzemo ibyerekeranye na think tank, mbese ubwo nizo sije ebyiri cyane ngiye kuzana. Mu by'ukuri think tank yavuze uko yabwiwe, ngira uko musobanurira byumve, kandi ngira nuko nasobanurira n'abandi wenda baba batayizi cyangwa se bayumva ukundi mu bintu nyine wenda nk'abumvishe Kazigaba yivuga, kuko yarabihanangirizaga ngo bayitondere. Ngira ngo rero mbateguze mbabwire ko ibyo Kazigaba avuga ni ibintu nyine atazi neza. Ni ukuvuga ngo mbese muri runo rwego ngiye kubwira Kazigaba nka Kazigaba asa nk'umunenga, ariko ntahangana nawe, kuko njyewe muri kamere yanjye sinjya nshaka guhangana n'abantu, kuko prince abantu tugiye guhanganira kuri za YouTube channel, ayo ni amakosa nyine akomeye, guta mwanya bya kuvuga kuri kanaka, uvuga ngo ni iki ngiki, n'uyu nguyu ni iki. Ubwajya mbona ko atari ukubaka u Rwanda, ahubwo ari ukubaka abanzi. Kandi twebwe njyewe nawe twe turi kuri YouTube channel, mwe mukora politique, mwe abactiviste, donc twese tuba tuvuga ngo turega FPR bikora bibi, tugaragaza ibyo u Rwanda rwagombye kuba rumeze, ubumwe mu banyarwanda, ibi byose nibyo tuba tuvuga.
ariko ikigaragara ko natwe tuba dufite ibitekerezo biri inyuma cyane nuko birenga aho ngaho natwe tugakeya abanzi muri twebwe. Kuko njyewe niba ngiye gufata abantu nka Kazigaba nkatangira kumwita ikintu, nkatangira kumwita iki ngiki, nkatangira kumutuka ukuntu, donc ubwo Kazigaba ngiye gutuka nawe agiye kuba umwanzi wanjye, agiye kuba umwanzi wanjye, kandi njyewe nawe twarwanyaga bimwe, ariko agiye kumfata nkaho ntari umuntu, nkaho nari, kubera ko nanjye niba ari njye namwendereje cyangwa ari wanyendereje, donc tugiye gufatana, donc ngiye guhangana nawe, kandi nyamara twagombye guhuriza hamwe imbaraga kugira ngo ibitekerezo bye n'ibyanjye, nubwo hari ibyo afite tudahuje, ariko namaze kubona ko hari byinshi afite duhuje, twagombye gushyira hamwe kugira ngo njyewe nawe tugere ku cyo dukeneye. Noneho ugasanga ahubwo tugiye guhangana, noneho ugiye kuzasanga njyewe cyangwa we, umwe muri twebwe babiri cyangwa batatu cyangwa bane, ko namara gufata igihugu, namara kugera mu gihugu, wenda uretse ko bizamugora kubera ko imbaraga ze bari nkeya zitatangije, kubera ko iza Kazigaba zishyize ku ruhande kandi zifite imbaraga, iza Bicahaga zishyize ku ruhande kandi zifite imbaraga. Donc uko nguko kumva ko tugomba gutatanywa n'ibitekerezo bike tudahuje, cyangwa tugahanganira cyangwa tugatukanira ku kantu gato tutahuje, ngibi mbibonamo ko mu by'ukuri ari ibintu byo kureba bugufiya, kubera ko iyo hari icyo tudahuje iki ngiki ntibivuze ko hari ibyo tudahuje, kandi ibyo duhuje ushobora gusanga aribyo byinshi. Donc deja ikitubabaje ni kimwe, noneho turi gupfa ibitababaje, ibyo turi gupfa ni ibitababaje, kubera turi gupfa imiterere ya Bicahaga itanogeye Kazigaba, cyangwa se imiterere ya Kazigaba itanogeye Bicahaga, kandi iyo miterere ya Bicahaga ni iya Bicahaga ku giti cye, ariko ntabwo bivuze Bicahaga ko afite ibitekerezo byakunganira ibya Kazigaba bikagira ibyo bigeraho, ntabwo bivuze ko ibitekerezo bya Kazigaba byakunganira ibya Bicahaga bikagira ibyo bigeraho. Ugasanga imiterere ifite defo, mfite Kazigaba anenga, cyangwa se defo we afite nanjye munenga, ni defo zihari zanjye nyine, zanjye ubwanjye, ariko zidafite aho zihuriye n'ibyo mparanira, zidafite aho zihuriye n'ibyo we aharanira. Ariko izo nenge zanjye ugasanga ziraduteranyije, zitumye tudashyira hamwe cya kindi duhuriyeho, cya kindi kitubabaje. Ubwo rero nkasanga ko ibi ngibi mu by'ukuri abantu tubipfa, cyangwa se abantu babipfa ariko atari byo. Njye mbona atari byo, nko gusanga, none se wambwira gute nko kubona nk'umuntu wenda reka bituma nzamo n'abandi, buriya hari abantu nkunda, buriya Ntagara umugore we naho nkunda cyane, nubwo wenda muri no minsi tutakivugana cyane, ariko naho nkunda cyane, ariko dushobora gutandukana ku kantu gatoya, kandi katadutakatanya bitari ngombwa. None se nko kuba Ntagara cyangwa se Hamisi, donc mvuze abo ngabo kuko nibo, donc igitekerezo ngiye kuvuga nibo bagifite, donc kuba Hamisi cyangwa Ntagara cyangwa umugore wa Ntagara bavuga bati ubwoko ntibubaho, ubuhutu bw'ututsi ntibubaho, n'ibihimbano. Nanjye nkavuga nti nyamara njye mbona bibaho kubera ibyo mvuze bya kubera ntibikunyure, nanjye ibyo umbwira by'uko butariho ntibinyure, ariko mu by'ukuri hakaba hari ibintu byinshi duhurijeho. Nk'iyo wumvise ibiganiro bya Ntagara ubona ari ibiganiro biri compact, bifite imbaraga kandi byubaka, ku buryo nta muntu wajya hariya ngo uvuge ko ibiganiro bya Ntagara atabikenera, kubera kuko avuga ko abahutu n'abatutsi batabaho, nta bwoko mbese bubaho kwa, yarumva. Ariko nyuma y'uko y'ibyo avuga wowe utemera, hari ibindi byinshi avuga wowe wemera, hari ibindi byinshi we avuga wowe wemera, ukavuga uti nk'ejo nigeze kumva ejo namushikiye mu kiganiro yakoze atabariza abantu bo bari muri Kenya, muri Turkana, ni abantu koko nanjye ufite amakuru yaho ko ari ahantu habi cyane, hafite ibibazo, abazaba ko bagomba gutabarwa. Yavuze rero n'ibindi bintu bifite imbaraga bikomeye, avuze ibintu bifite imbaraga bikomeye, yibaza ku miryango wenda ihavuga ko iharanira uburenganzira bwa muntu, iharanira igiti, eti se niba muri abantu nka 300, niko yibazaga, niba muri abantu nka 300 mukandika, iyo nyandiko yawe iragira hehe, irakora iki? Ariko mu gitekerezo cye akumva ko abantu bagombye kureba ukuntu bashyira hamwe kugira ngo mubake ikintu gikomeye cyatabara koko Abanyarwanda. Nk'ubu ngubu njya nibaza imyaka 10 abantu bamaze hanze ari impunzi z'Abanyarwanda, imyaka 10,
donc hari abageni nigeze kumva hari numva ko mu gihe gitoya abarundi bahunze hari icyo bise donc fondation Ndadaye na fondation uyu mwami ninde wishwe bon donc hari fondation z'abantu babiri zabayeho zagiriye akamaro abantu abarundi ndetse n'abanyarwanda. Hari umunyarwanda wambwiye ko yize muri fondation Ndadaye ariga kubera fondation Ndadaye. Uyu munsi nta banyarwanda baratekereza ibyo ngibyo, usanga bashinzwe amashyaka ya politiki ari abo ngabo, donc ugasanga n'amashyaka ya politiki nta kintu ariko marira abantu. Uyu munsi wumva hari abantu benshi bavuga ko bafite amashyirahamwe arengera impunzi, donc noneho nkibaza nkanjye maze umwaka n'igice ndi impunzi, nta muntu ndabona uretelefona ngo bati se bicahaga kandi ndazwi mu by'ukuri. Niba se nkanjye bicahaga nyine nta bantu betelefonnye ngo bavuge bati tugufashe kugera kuri ibi, urabura iki, mpora ntabariza abana banyigira gute, nta muntu uravuga ati dukoze uku njye mfite imbaraga ndakuvugira uku kandi biracamo uku nguku. Noneho nkibaze abantu bavuga ko barangira uburenganzira doko bashyizeho imiryango irenganura impunzi cyangwa ivuganira impunzi, bavuganira izihe mpunzi? Niba batavuganira nkanjye ninde wundi bazavuganira? Kuko njye mpavuga ngo nkanjye nuko nzi ko abenshi banzi, nkaba nzi ko abenshi hari abantu bazi ko mpunzi, ariko hari undi wahunga wenda kubera ko watazwi ntanagire n'umenya nyine ko kwazwi, wenda yanavugwa abantu bagasanga nta nabwo ibyo zina barizi bakaba bataryitaho. Kandi ubundi iyo miryango nicyo agomba gukora, yagombye kumva ati hari umunyarwanda nubwo yaba ataravuzwe, nubwo nta kintu ariko akavuga ngo hari umunyarwanda wahunze, bagombye kujya kwenterevona bakamenya ahunze iki, byagenze bite, noneho bakamenya n'ibyo abura n'ibyo akeneye kugira ngo nyine bamufashe, kuko nibyo biyemeje. Iyo bashyizeho kampuni ugashyiraho umuryango ukavuga uti mu muryango uharanira ko ugomba kurengera impunzi, wagombye nyine kuzirengera koko, ukazirengera koko, ukavuga uti donc hari ababikora, suvuga ko hatari ababikora, ariko ikibazo nyine ababikora nk'ibyo byo Kazigaba yavugaga, donc ishyirahamwe rishobora kumurengera donc uko rishoboye, ugasanga wenda riramuha wenda amafaranga yo kurya yo yabimenye, ariko numva nabo kubera ko ari ibintu bigize bashobora kuyagoye kubera ko baguhisemo, wenda kubera ko hari ukuntu bakuzi, ariko hari undi donc wenda batazamenya cyangwa se nabwo banamumenya ntibamuha agaciro bitewe n'uko wenda atarazwi cyane n'ibyo ngibyo. Kandi ibyo ngibyo nyine ni ukuvuga ngo iyo hagiyeho umuryango ukaba uharanira uburenganzira bw'impunzi cyangwa se ubwo buvugira impunzi, wagomba kuvugira impunzi ntacyo witayeho kindi, witaye gusa kuba umuntu abaye impunzi, utitaye kuba azwi cyane cyangwa atazwi cyane, ahubwo witaye gusa kuba uwo muntu abaye impunzi, kuko nicyo wiyemeje. Kuko iyo uvuze ngo mbaye umuryango uharanira iki ngiki, ugomba kubikora nyine ku buryo buri volontaire, ukabikora nyine ntacyo ugamije, nta n'inyungu ugamije, kuko nibyo wiyemeje. Noneho ibindi wenda hakaba hari abandi bantu bari ku ruhande donc batashyizeho iyo miryango, batari umuryango, nawe ushaka kugufata ku giti cye nawe bikaba ariko kuko nyine nta kundi ufata igihe kubera ko umuntu yahunze nkaba ashoboye ibi ngibi reka mbimufashe, akabikumukora kuba individuellement, ariko mu by'ukuri donc kubera ko nuko nguko nyine ashoboye, kubera kuko ntago we yashyizeho uwo muryango ushinzwe ibyo ngibyo, ariko nk'umuntu ku giti cye akamenya ati kanaka arahunze ndamuzi gutya na gutya, reka mufashe kugera kuri ibi n'ibi. Hari ababikora ubu ngubu nyine ni uko ntabwo bavuga ngo ntakora, ariko noneho icyo kintu cyagombye kubaho. Niba hari abantu babayeho hakaba donc uyu munsi hakaba hari impunzi z'abanyarwanda zitiga kandi zagombye kwiga kubera mige zirimo, donc hagombye kuba hari uwo muryango nyine utuma abantu bagira ubumenyi byibuze kugira ngo n'ejo bazasubire no mu gihugu cyabo, cyangwa se bagire n'impamvu, bagire n'imitekerereze yagutse bituma batekereza igihugu cyabo. Ubu ngubu rero uyu munsi ntabwo bihari. Ubwo rero nasimbutse wenda nagiye mu bindi, ariko reka ngaruka kuri Kazigaba ubwe. Bon, hari ikiganiro Gahunde aherutse gukora, noneho nyine ngo akivugamo Kazigaba, akivugamo Kazigaba, sinibuka n'icyo kiganiro nanjye nari nkirimo, ariko nyine yakivuzemo Kazigaba avuga nyine ko ari yabaye umusirikare, avugamo ko donc yumva ibiganiro bye akumva avuga Parmehutu, akumva avuga Kayibanda,
bwa mbere ngo akibyo kumva ko nyine donc bimushimishije, ariko yaza kumva ko yabaye inkotanyi akagira dute noneho akibaza byinshi. Ntabwo nzi neza ko genda hari cyo gahunda yamuvuzeho kibi cyane. Kazigaba nyine nk'umuntu avuzwe we niwe ufite uko yaba yagize ute yarabifashe, noneho nyine akavugamo ariko noneho uburyo yafashe ikiganiro asubiza Gahunde, kuko mu kiganiro cye yavuze ngo ngo sinzi yarakoresheje inkotanyi Kazigaba cyangwa ntabwo nibuka titre, ariko byo byose harimo izina rye nyine Kazigaba ko agiye gusubiza interahamwe. Donc yashatse kuvuga nyine umuntu donc wenda w'inkotanyi, niba atari nako byanditse mu mbabarire, ntabwo nibuka titre y'ikiganiro ko kibimeze, ariko ngiye gusubiza interahamwe Gahunde. Mu by'ukuri Gahunde si interahamwe, no mu makomantere hari abantu bamubwiye ati bon ibyo uvuga ndabyemera Kazigaba, ariko gufata umuntu ukamwita interahamwe ukamuvuga ko ari umunyamaraso ntabwo ari byo. Rero nibyo mba mvuga ko mu by'ukuri nubwo umuntu wagira icyo ugira asingaho kugira ngo ugaragaze reaction y'uburakari, kugira ngo mbese wataka umuntu mugire n'icyo mupfa, kuko ngewe cyo nemera nuko aho turi ahangaha ejo u Rwanda dukeneye nuko ngewe nawe tuzaruhuriramo ejo tukarubamo twese. Rero nkavuga ngo niba uyu munsi ngufata nk'ikintu ukafata nk'ikintu tugahanganira ahangaha, donc ubwo ndivuga mvuge n'Akazigaba, kuko niba mvuga, ariko ubwo iyo mvuge byo muzina hirya no hino abantu batukana, abantu batakana ku macano nk'aya ngaya, ni nk'ibyo ngibyo nyine buri wese yiyumvemo gutyo. Noneho nkavuga nti kubera iki ibyo habaho uko guhangana, kandi njyewe cyangwa wowe cyangwa nyine n'undi, donc twahanganye cyangwa wahanganye n'undi, ejo nubwo byamugora, bishobora no kumugora, ariko bikazatinda agafata wenda donc akaba perezida w'igihugu. Yaba perezida w'igihugu agasanga Bicahaga yigeze kumwataka, donc kubera kumwataka aramwanga, cyangwa n'ubwo yatatse Bicahaga bituma babangana. Donc ngo ngewe birampermeta ko nimenya ko uyu muntu yiba ari Kazigaba wenda twahanganye n'urugero, ikamugira Kazigaba, noneho nkabamenya ko yabaye perezida w'igihugu, nzaba kuba Kazigaba naramututse uku tugangana uku ninjya mu gihugu arangirira nabi, ubwo nzakomeza mbi impunzi, kandi sibyo tugishaka, sibyo shaka. Donc nge ndifuza ko tuzagira u Rwanda rutagira impunzi, rutarangwamo impunzi. Donc rero niba turi guhangana ahangaha, nuzagera kuri ubwo butegetsi, nuzagera mu gihugu, nuzasubiza, ariko kugarura wa wundi, kuzana mu gihugu wa wundi bahoze bahanganye, bizagorana, bitazatwara umwanya n'izindi ngufu. Nubwo kandi no kuzagera mu gihugu kuzabona icyo gihugu nabyo biza bigoranye, kuko intege zawe ari z'umwe nyine, kandi umwe arya bihora. None ibyo byose ni ibihombo tugira. Hari ukuntu niba uzagera no ku ntego ufite, uzageraho bitinze kubera kwihombya imbaraga zanjye, kwihombya imbaraga zuriya. None kandi nugera no mu gihugu, donc uko umeze ugera urwane na opposition kubera ko twashwanye, ukomeze urwane na opposition itari ngombwa. Donc opposition yashingiye ku bitekerezo bitari ngombwa, kuri defo zitari ngombwa. Reka twese dufite amadefo, nujya kureba Kazigaba ukareba Bicahaga ugasanga dufite amadefo atandukanye. Yenda Kazigaba akabona ko Bicahaga ari defo afite iyi n'iyi, nanjye nkabona ko Kazigaba hari defo afite iyi n'iyi, ariko izo defo ugasanga ni particulier, ugasanga ni defo z'umwihariko kuri kanaka, ntaho zihuriye n'urugamba turwana. Ku buryo rero ukasanga izo defo ntabwo zakagombye, iyo defo wambonyeho ntabwo yagombye kuba intandaro y'uko tutafatanya, cyangwa y'uko utanyumva, cyangwa y'uko wanyataka, cyangwa y'uko wangira umwanzi, ngo kubera ko wambonyeho defo imwe cyangwa ebyiri zidafite n'aho zihuriye n'icyo tugamije. None kandi nubwo wasanga hari aho zica, donc hari aho zihura na kimwe mu byo tugamije, nabwo dushobora kuzisobanura, sinzumve none, sinzumve n'ejo, ariko nka nyuma y'umwaka, nyuma y'imyaka 2 nkabana nzazumva. Ubwo ndashaka kuvuga ngo niba wenda hari icyo duhuriyeho, genda ndavuga ngo nge ndabona ubutegetsi bw'u Rwanda mbufashe wenda n'ategeko kunuku, ukabona wategeka kunuku, noneho ibyo ngibyo nabyo ntabwo byagombye gutuma tubipfa. Resa se ko twe tubona igihugu, kuko cyane ko dufite amahirwe y'uko tugera mu gihugu, twagize uburenganzira bwo kugera mu gihugu. Kwa kundi kwanjye muri kira abaturage ninge ndabona ari uku, nawe uko utekereza
tubimurikiye abaturage bazabasha guhitamo bikunde. Ntabwo rero twagomye kubipfira ahangaha hanze ngo tubishwanire ngo kubera ko ngo ndarabona ko igihugu cyayoborwa binyuze muri ino nzira, n'undi akabona cyayoborwa binyuze muri ino nzira, ngo tubishwanire tubyanganire bitume tutabona igihugu. Twagombye kubanza tukabona igihugu, noneho none ibitekerezo byacu ntabwo ibyo bitekerezo kuko turavuga ko dushaka demokarasi kugira ngo abanyarwanda bishyigikire, ni uko bazabihitamo. Ntabwo rero kugira ngo abanyarwanda bishyigikire ari byo uzahitamo ibitekerezo byawe nkanjye njyenyine, ahubwo abanyarwanda bazabihitamo kubera nyine abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo ubwinshi bw'abanyarwanda bazahitamo ibitekerezo byawe, ubwinshi bw'abanyarwanda bazahitamo ibitekerezo byanjye, niho tuzakura nyine gushyira mu bikorwa bya bindi, za nzira tubona dukwiye gutegekeramo, twibwira ko ariyo zageza umuntu amajyambere angaha n'undi gutyo. Donc abanyarwanda nibo bazagira gute, bazazihitamo. Donc noneho bishobora no kuba n'abanyarwanda bashobora kwibeshya, wenda bagahitamo inzira zanjye, kandi mu by'ukuri inzira zanjye zihita zabihutisha mu iterambere igihugu gikeneye, wenda kubera ko ibyo bakabihitamo kubera ko wenda nakurushije kubisobanura neza, wenda ibyo akaba ari byiza, ariko tukaba utashoboye kubisobanura neza ku buryo abantu babyumva, cyangwa se nyine bya bindi nyine abanyarwanda bakabitoranya bagendeye ku bujiji, wenda akavuga bati abanyarwanda ntibahitemo bashingiye kuri manifeste naberetse, ahubwo wenda bagahitamo kubera ko wenda twahuriye ahangaha cyangwa ko ndi iki ngiki. Ibyo nyine ni ubujiji dongewe nayo dukwiye gukora mu banyarwanda, tukabereka ko abantu badakwiye gutora kubera ubututsi, kubera ubuhutu, kubera ubutwa, cyangwa se ngo batore kubera aho mwahuriye uko mwakoranye, ahubwo batore kubera ibitekerezo nyine nyabyo. Donc ibi nabyo ni ibintu njyewe nawe nk'abapolitisiye, uretse ko ngenda ariko njyewe nkawe dukwiye kwigisha abanyarwanda kugira ngo nyine no guhitamo babihitemo. Donc iyo gushyiraho umuntu kubera ko amukunze, ahubwo ashyireho umuntu, atora umuntu kubera ko abona ko ashoboye. Kuko ibyo nibyo binagaragaza ko umuntu yagutse mu bitekerezo, yagutse mu bwenge. Kuba atatora umuntu kubera ko amukunze, nko kumukunda kubera wenda afite ishusho nziza akunda, arasa neza, uyu ndamwanga kubera ko arasa nabi. Donc ibyo byumva ko ni ubuginga, ni ubujiji. Yakagombye gushyiraho umuntu atarebye uko asa, ahubwo arebye gusa, donc yumvishe ibigamijwe, yumvishe intego afite, yumvishe icyamugirira akamaro. Iyo bari abanyarwanda bataramenya guhitamo bakurikije manifesto, bagahitamo bakurikije aho abantu baturuka cyangwa uko abantu basa, iyi nyine ni indwara n'ubujiji bukomeye njyewe nawe tugomba kurwana, kugira ngo twumvishe abantu ko batagomba gutora cyangwa gutoranya abantu bashingiye kuri icyo, ahubwo ko ikiri ingenzi ari manifesto, ari imigabo n'imigambi, ari ikintu njyewe nawe, ari ikintu ngaragaza ko nzabagezaho, ari ikintu ugaragaza ko uzabagezaho, ari ukuri bambonaho, ari ukuri bakubonaho. Donc abantu bagiye muri uwo mujyo, nubwo waba uri mukuru wanjye sinkutore, kubera kuko mbona ko manifesto zawe atari nziza nk'iz'umuntu waturutse icyo nakwita ikantarange. Bo rero navuga ngo wenda ibi ntabwo mbitindaho cyane, navuga ngo imvugo zakoreshwa zo kwatakana kubera ko umuntu yakuvuzeho, genda nawe yakora ikosa, ariko simbona ko ari byiza kugira ngo umuntu yatake mugenzi we, amwite izina ziko atari ryo. Hakazigabana doko ni umuntu wundi vuga amateka nemera, ibitekerezo bye byinshi ndabyemera, nyine hasi doko nibyo byibyo. N'umugore ntunze ntago bye byose mbyemera, ariko ntabwo bimbuza kubyarana nawe ngo mbane nawe tubyarana abana, nawe ibyo mvuga byose ntabyemera. Ariko si ngombwa ko rero ntabwo ari ngombwa ko abantu, ariko nubwo ari ngombwa ko abantu bashwana rero kuri utuntu dukeya tugize gute tutari ngombwa. Bo reka iki nkiveho, gusa ahangana nashaka kwerekana nigisha buri wese cyangwa se mbwira buri wese ko u Rwanda dukeneye ari u Rwanda rw'abanyarwanda tuzabonamo nk'abanyarwanda. Ejo bundi ubwo Imana izaduha igihugu, nako tuzarwanira igihugu, Imana ikadutera inkunga d'abord, ariko ntabwo Imana izaduha igihugu duturamye, ahubwo Imana izaduha igihugu duhagurutse tugashyira imbaraga hamwe kugira ngo tubone igihugu. Ntabwo izaduha igihugu duturamye,
izaduha imbaraga donc igihugu dushyize imbaraga hamwe kugira ngo tubone igihugu. Si ngombwa ko rero dushyira imbaraga henshi, nabwo iki nacyo nkibwire Gahunda njya mva nawe abivuga, avuga ko atari ngombwa ko abantu bahuza, nibyo ntabwo abantu bagomba guhuza, kandi no kugira ngo abantu nyine bashyire hamwe bagomba gushyira hamwe ku byo bahuriyeho, ku byo bafata donc bumva kimwe. Ariko cyo nemeranya nuko abenshi mu bantu bari muri opposition, abenshi mu bantu bari hanze, dushobora kudahuza imigambi ariko twese duhuje kuko twaba tudafite igihugu. Iki rero nicyo kintu cya mbere tugomba kurwanira. Noneho ibindi biduhuje nyine nibyo nagaragaje ko byahitwamo n'abaturage. Abaturage nyuma yuko tumara kubona igihugu, ubwo abaturage nyine noneho tuzatandukana, ariko twamaze kubona igihugu tutandukane, ugaragaza ibitekerezo byawe, ngaragaza ibyanjye, ariko twamaze kubona igihugu. Ikindi nanone tugomba kumenya ko ibitekerezo byanjye nawe tudahuje. Nyine ibi ngibi nibyo kibazo. Kuki turi hanze twigisha demokarasi ariko tukasha guhanga no kurwana no kuzana urwangano, kandi duhora tuvuga ngo dushaka demokarasi. Niba ushaka demokarasi ni ngombwa ko ugira abagucaraginga, ni ngombwa ko nutekereza kuko hazaza undi muntu akavuga ati oya. Donc niba singi nimvuga ngo oya uzangira umwanzi, ubwo urumva nyine wowe ushaka demokarasi. Rien. Donc ukwikoresha abantu nawe. Donc ni uravuga ko ushaka demokarasi. Wavuga ko navuga ko ni ibyo ngibi uri uvuga ntago ari byo. Ukana ngo wowe uranya ngo tudahuje umwanzi wanjye, niba hari n'icyo bashaka kumfasha ukagikwipa, ukavuga ngo mbona nari ngiye kumuha amadolari 100 none sinkimuhaye kubera kuko ntago yatekereza nkanye. Ibyo se urumva nyine ari ibintu ntago ibyo byari ibyo mu by'ukuri, ntago ibyo byari ibyo. Niba wowe uvuga ko ushaka demokarasi na demokarasi, niba rosha uri guha umuntu utuntu kugira ngo agire yewe akwemereye agushyigikire, ntago ngiye byambaho ngiye gucanga Abdallah, ntibishoboka ngiye. Donc ngiye n'ucyo waba iby'imirenge nzagukudira ko wamfashije, ariko nimba hari ibyo ntemera byabuze abantu ko nabyemera, sinzagufata nk'umwanzi kuko waramfa nk'ubu nakwibagirwa ibyo donc umugore wa Ntagara yamfashije. Umugore wa Ntagara yamfashije cyane, ntago navuga ngo nta gaciro afite. Ariko none ntago ari ngombwa kugira ngo nemere ibyo abwiye byose kubera ko yamfashije. Iba abantu bagomba kubimenya gutyo, bakabimenyera gutyo. Donc umuntu wagufashije ayagufashije nyine, kandi ukeneye ubufasha nyine. Fasha umuntu ariko nawe utamutegerejeho inyungu. Fasha umuntu umukeneye, donc umukeneye kumufashije nyine utabaye ubuzima bwe. Ariko si ngombwa ko niba ufite ishyaka rya politiki aza mu ryawe, ntago ari byo. Donc umufasha uvuga ngo aze mu ishyaka rya politiki ryanjye, niba atarijemo ubwo turanganye. Wimufasha uvuga ibyo byo ni ubufeneya, ni imbaraga nkeya z'imitekerereze, ni imbaraga nkeya z'imitekerereze. Ibyo n'ubundi twaba dushaka bwabo hake duhora turwanya njyewe nawe. Niba ushaka wumva ko donc niba wampaye 100 kubera imiriye ndimo, ndi ugende inyuma yawe nkumva ibyawe kubera ko donc wampaye iryo 100, wampaye 50, ukumva ko nuvuga ntazavuga kubera ko ufite icyo, ibyo ntabwo ari byo. Donc niba uvuga ko ushaka demokarasi, wagombye kumva demokarasi. Donc niba igitekerezo cyawe, ntabwo ibitekerezo byawe bizahura n'ibyanjye kubera ko wampaye amadolari 100. Rien. Donc ibitekerezo ntabwo byahita bihura n'ibyo ko wampaye amadolari 100, 200, 300, 400. Ntabwo ibyo byari byo. Niba warayampaye ugira ngo ibitekerezo byanjye bihure n'ibyawe, waribeshye. Waribeshye. Niba warampaye amafaranga yawe 100, ukaba amafaranga yawe 200, ukaba amafaranga 50, ugamije ko nzatekereza nkawe, waribeshye. Ntabwo ibyo bizashoboka. Donc nzakomeza mbe ngewe nubwo wampaye 100, nzakomeza mbe ngewe nubwo wampaye 200, nzakomeza mbe ngewe nubwo wampaye 300, ariko ntabwo nzahindura ibitekerezo byanjye kubera 200 wampaye. Naramuka ndamutse nanabihinduye kubera ibyo ngibyo, nzaba mbaye feneya nanjye, ntabwo nzaba ndi umunyakuri. Niba ari nibyo nibeshye nyine, donc birashoboka ko igitekerezo ntagikira nacyo cyiza, ariko igira isasiro nuko ngiye numva ndabyigiye kubera ko numva atari byo. Noneho igihe ntabwo bivuze ko n'igihe ninumva ko, niyo mpamvu uvuga ko ibintu kwicara guhozaho. Niba uyu munsi ntari kumva ibyawe kandi ari byo ariko kuri, birashoboka ko ejo n'ejo bundi ubwo wenda nuko utazi kubisobanurira, cyangwa udafite strategy zo kubisobanurira, cyangwa se nanjye ubwenge bwanjye butari capacity yo kubifata. Ubwo rero birashoboka ko ejo ubwenge bwanjye bwakwaguka, none nkabyumva neza. Cyangwa se nka bya bindi bavuga ngo umusore umuhana avayo, avayo n'umuhana ajyayo. Ubwo nanjye nka doko umurongo nafashe nabona nkuguyemo, nkahita mbona ko ari ereri nakoze. Uzi ko cya gitekerezo cya kanaka napinze aricyo cyari cyo,
ubwo rero nkaba naza mu murongo wawe kubera ko na nyine doko uwo nakurikiye nawugiriyemo ingorane ntacyo wagejejeho nasanze naribeshye noneho biratuma mvuga nze kuri wa wundi ariko kugira ngo nkuze tuwufatanye no kubera iki nuko cya gihe navugaga ngo njyewe doko igitekerezo ntacyemeye utangiza umwanzi nuko niba ari fanta twagomba gusangira twayisangiye nuko niba ari ubukwe wagomba kuntumiramo wabuntumiyemo nuko niba ari ibiganiro twagomba guhuramo tukavuganira twabiganiriye nuko hari mbese hari doko ko twahuraga twakomeje guhura hamwe nuko igitekerezo cyanjye kitari gihuye n'igitekerezo cyawe nuko uko nyibona ibintu reka ngaruke inyuma noneho ngaruke kuri Kazigaba ku byerekeranye na think tank rero Kazigaba umuntu aguhaye amakuru ya think tank ntago navuga ko yakubeshye gusa nyine yaguhaye amakuru ko ayo yari afite niyo yaguhaye ayo yari afite niyo yaguhaye ariko nta kuri kwayo afite muri iyo kiganiro wabwiye abantu ko ngo bitondere think tank wari umaze kuvuga ibya Kambanda nibyo koko waravuze ngo nabitambayemo ibyo nabyo nyine n'imvugo zidakwiye gukoreshwa ubundi hari ukuntu umuntu agomba kuvuga ibintu ariko amagambo adakwiye atarakaza umuntu nyine nanjye resasiyo nuko njye nashyigikiye ibintu mbona ko bavugaga ineza y'abanyarwanda nkuba nyine ari neza kandi Kambanda umugani wawe nari muzi ko ari umuntu w'umunyakuri nyine uko namwumvaga mu maporogaramu ye doko mwumvaga nyine hari icyo duhuriyeho rero icyo duhuriyeho avuze neza y'abanyarwanda donc numva ko nyine nka Kambanda narisanzwe nzi numva discours ze numva ndavuga ni ikintu cy'ingenzi cyane ikindi none nakongera no kuvuga nanone iki nacyo tugomba kukimenyera mu by'ukuri muri icyo gihe nicyo nashingiragaho ko ibyo byose niba abantu barakoze ibyaha ariko n'ubundi dufite ubushobozi bwo kubahana nkavuga nti ahubwo twebwe njye n'intego nafite kiriya gihe ntabwo ariko navuga ko ibiri mu neza y'abanyarwanda bwese bishobora kubashyashya ahubwo kubera ko bavuga ngo duhure tubiganireho tubyubake ndavuga nti bariya abantu noneho se niba nyine n'abangaba abavuga ngo abari abantu ni inyenzi ibitekerezo bashaka kuzana n'ibinyenzi bashaka guhindura Kagame gusa ibintu nk'ibyo ngibyo none nitubareka bakagenda bakabikora bonyine nyine biraborohera gukora ibyo bashaka koko niba bashaka kwikoraho Kagame koko gusa FPR gagumaho navuga nti none se ubwo buri ntituba tubayeho opportunity yo kugira ngo nyine bakora ibyo bashaka kandi ejo nyine nibigera ku ntego dukomeze kubaho nabi none bigatuma bavuga nti ahubwo twagombye kubijyamo niyo yari atandase yanjye twagombye kubijyamo none ahubwo tukabarusha imbaraga kandi tutimwega murabibona gutya ariko twe turabibona gutya none twe tubikore gutya tukabisha imbaraga reka njye bure njye nemera ko umuntu ashobora gushinga ishyaka rya politike wenda afite izi ntego ze ariko abagiye muri iryo shyaka rya politike izo ntego niba ari intego z'ibinyoma zo kubeshya abagiye muri ishyaka rya politike kubera ko aba yaberetse ibintu biri claire biri byiza ibyo ngibyo yaberetse bashobora kubigenderaho noneho bya bindi ahishe bakabishyira ku ruhande bakabyekarita donc mushobora gukora ishyaka rya politike urabona nka FPR yakoze icyo bita umuryango ariko ishyiraho manifeste nziza cyane rero nk'umuntu wagiye muri donc iyo haboneka abantu bajya muri FPR bakaba benshi noneho bo bakabasha gushyira mu bikorwa ziriya manifesto za FPR koko byabashira ko iyo bajya muri benshi bakaganza abari babihisha inyuma ibindi bari bagamije izindi manifesto batagaragaje arizo ziyoboye igihugu uyu munsi byashobora kuba ziburizamo iyo baramuka bagiye muri benshi muri FPR byashobora kuba bari kuziburizamo niyo mvuga ko nk'abantu barwanyije Habyarimana abantu barwanyije Habyarimana bishingikije igisirikare cya FPR ahubwo iyo baza gukora icyabo gisirikare kubera ko FPR yafite intego zabo noneho nabo bakarwanya Habyarimana bikaba ari ibisirikare bibiri birwanya Habyarimana hakaba ari igisirikare cy'inkotanyi hakaba n'igisirikare cy'abo bandi bantu bamurwanyije n'ubundi bafatanyije na FPR uyu munsi nabo benshi bakaba barishwe batwagira mu ngo murababona n'abandi bashyizwe ku gatebe mwagiye mubabona rero iyo baza kugira ubwenge ntibashyigikire inkotanyi ahubwo bagafata ibitekerezo byabo nabo bagashinga igisirikare cyabo kuko bari bafite urubyiruko rumwe rwagaragaye nk'interahamwe za doko bifite amazina za AMJDR n'iki urwo rubyiruko rwose rwagomba kuba rwagira umutwe wa gisirikare
noneho bagakora igisirikare cyabo nabo bakagishyamba, noneho bakarwana. Uyu munsi mu Rwanda hagombye kuba hari nk'ibisirikare bibiri bifite imbaraga, ku buryo ubu ngubu Kagame aba atavuga ngo noneho ndategeka donc u Rwanda kuko mfite igisirikare njyenyine. Ubu hagombye kuba hari ikindi gisirikare, kuko iyo gihe n'ubundi Habyarimana ari gutsindwa, ariko agatsindwa n'ingufu wenda ebyiri zingana. Noneho ingufu ebyiri zingana ntihagire izipeza izindi, bigatuma igihugu kibasha kuyoborwa neza, kigatuma manifeste nziza za FPR zizapurikwa na manifeste nziza z'abo bantu bandi nazo zapurikwa, noneho igihugu uyu munsi tukaba dufite igihugu cyiza. Ariko abantu babaye abafeneya bajya gushyikira FPR batayizi, batagambanye nayo, noneho bituma bamaze kuyigeza mu gihugu nayo ibica ibashyira ku ruhande. Uyu munsi barimo kurogereta rero, kandi ibyo babikoze bashingiye ngo kwanga Habyarimana, yishe abanyenduga, yagize gute abantu bamwangiye icyo ngicyo. Ariko mu by'ukuri iyo tugiye kureba dusanga hari n'abandi donc bagambanye atari n'abanyenduga. Hari abakiga bizwi ko bafashije n'ubu bagifasha Kagame, ari abakiga, ntabwo abanyenduga ari bo mu by'ukuri twavuga ko ngo nabo barimo nyine, kandi ko byaranagaragaye abanyapolitiki, ariko si abasirikare. Hari abajya bavanga igisirikare ngo cyatsinzwe kubera ngo kudashyira hamwe, kubera icyo kibazo cya Kigananduga. Ntabwo ariko bimeze. Donc iyo Kigananduga nubwo yari kugira imbaraga muri bamwe mu basirikare, kuko byagiye bigaragara ko mu banyenduga harimo abasirikare kandi barwanya urugamba bari seriye. Emwe hari n'abatutsi nzi bari mu gisirikare barwanya urugamba biri seriye, nubwo na nyuma baje kwicwa cyangwa bakica kubera ubugoryi babonye ko ababo babishwe bazira ubututsi, babona ko byo barwanira atari byo nabyo bariyica. Ibyo barahari biyishe kubera ko yarwanye, ageze iwe asanga umugore we, asanga abana be, asanga nyina babishe ngo nuko ari abatutsi. Tunarwaniraga iki? Nawe ariyica. Nta washidikanya ko ibi byakorwaga n'intera hamwe zavuye muri FPR muri 5 kugira ngo nyine zicemwe kabiri abantu. Ariko iyo opportunity yo kuha FPR ubwo bushobozi bwo kubacengera mukabyemera, byatewe nuko nyine n'urwango mwari mufite Habyarimana, mwumva ko ari Habyarimana muvaho navaho bizaba birangiye, ariko siko byabagendekeye. Kuko ibeshye rero yo mugira ubwenge ntabwo byari kubaho. Rero na deviye donc Kazigaba uwaguhaye amakuru ya think tank yarakubeshye. Oya, ntabwo yakubeshye, ahubwo yaguhaye amakuru atuzuye. Kubwira ko Rusesabagina ari muri think tank, nongere mbikubwire ntabwo ari muri think tank. Mu byo yakubwiye biri byo muntu nuko yaguhaye mu izina ryanjye, kandi koko nibyo ririmo, ntabwo yabikubeshye yarambonye. Ariko handi mazina atakubwiye, kandi ayo mazina ariyo ashobora kuba yarakreye think tank, bisobanura ko umuntu atazi think tank. Noneho ugasana Rusesabagina, kuzanamo Rusesabagina nabyo ni ibintu yibeshyemo nyine. Ashobora kuba yaraje, doko nagira ngo mbwire abanyarwanda, nkubwire nawe Kazigaba impamvu umuntu ashobora kuba yarazanye muri Rusesabagina. Donc mu ntego za think tank, nivuga nubwo batabemereye uruhusa, ntabwo babemereye uruhusa ko mbonye ni ngombwa kubivuga. Ariko intego za think tank ni ubumwe bw'abanyarwanda, ni ubumwe bw'abagize politike ya opposition, kugira ngo abantu babe bamwe bagere hamwe doko bahurize hamwe. Muri iyo politike rero ya think tank yari yahisemo kujya itumira bamwe mu bari mu mashyaka, mu bagize amashyaka ya politike, bamwe mu bagize amashyaka ya politike. Mbese donc kuba twashagaje amashyaka ya politike yose tukazanamo abantu kugira ngo bamenye think tank n'intego zayo. Noneho kugira ngo ubwo tuzahamagara cyangwa se ngo abo bantu bazahamagarwa bitazabanga nyine nka biriya bya Kambanda byo kuba abantu baza mu bintu batazi, ahubwo buri shyaka biba rifitemo abantu bazi think tank, bazi ibyayo, bayumvise, bavuga ati koko intego za think tank ni izi ngizi, ibya think tank turabizi. Baje kuba barukurikira izindi, ni icyo twashatse muri think tank. Noneho ni muri urwo rwego rero
uwo muntu ashobora kuba yabonye Rusesabagina yatumiwe nk'uko yabonyemo nk'uko nawe uwo wabikubwiye yari yatumiwe. Uwo wabikubwiye mpamya ko ari uwari watumiwe muri abo. Uzamubaza neza cyangwa nawe uzi ko wabikubwiye simuzi, ariko uzamubaze uzasanga hari ishyaka rya politike arimo kandi ritari irya Rusesabagina. Rero Rusesabagina kuba yarabonetse uwo muntu akamubona muri TikTok ni urwo rwego yamubonyemo, ntabwo yamubonye nka Rusesabagina kuko TikTok ari ya Rusesabagina. Nta gitekerezo kingana n'akara gatoya Rusesabagina yigeze agira muri TikTok. Yahamagawe nk'abanyapolitike bose nkuko nawe uzahamagarwa ejo, kuko TikTok ihamagara abantu bose bafite influence muri opposition. Ishobora guhamagara abantu bari mu mashyaka politike, ishobora guhamagara abantu bagize societe civile, ishobora guhamagara abantu baba activiste. Donc ni uko nguko TikTok ikora. Byose ibikora kubera iki? Kugira ngo ubwo tuzavuga tuti turabahamagara nimuze, buri wese azaba azi ko igitekerezo cya TikTok ni iki ngiki, atari nkabira nyine Kambanda navuze ati mwese ineza y'Abanyarwanda muze tu. Donc mbese kugira ngo abantu bakurikire gusa ibyo Kambanda wenda nabo bari kumwe bizi cyangwa batekereje. Twe tubanga abantu bagomba kuza dutumira abantu tukababwira ibyabo ibyacu, nabo bakaduha ibitekerezo byabo, tukabyandariza tukareba niba ariko twabishishira ahako uburyo tushobora kubishyira muri manifesto zacu dukurikije ibitekerezo by'abandi bantu batari muri twebwe. Nawe ejo ushobora guhamagarwa, ntabwo uza kubonamo, ntabwo bizavuga ko Kazigaba ari muri TikTok. Unyumve neza, wombwira ko wambwiye vuze ko ngo ibyo ndimo nabizi, nge ndabizi kuko ndi mu bantu batangiranye na TikTok. Nayitangiye ndi mu Rwanda, nandi muri TikTok ndi mu Rwanda, naho nze ndi muri TikTok. Igitekerezo wenda si cyanjye, ariko mpamvu nabyemeye nuko ibyo nubishe babwira doko nuko byari bihuje n'ibyo nanjye natekerezaga. Kuko muri nge ndi no mu Rwanda natekerezaga ngo kuki doko numva nashyiraho ikintu kimeze gutyo, numva nashyira doko ntekereza kuba nashyiraho umuryango ntabone izina doko byasabaga nyine. Niyo mpamvu nge ndabwira n'abantu ubundi hari ibintu by'ingenzi bikomeye abantu bagomba kugenderaho. Njya nkunda kubwira abantu ko icyitwa ubwenge kiri ukwacyo n'icyitwa ubumenyi kikaba ukwacyo. Bityo kenshi usanga abantu bashingira ko ngo kubera ko bize amashuri menshi ngo ubwo n'ubwenge. Usanga umuntu akavuga ati ngo d'abord ngo tuzi ubwenge ngo twarize. Oya, dore kuba mwarize ntabwo bigaragaza ko mufite ubwenge, ahubwo kuba mwarize bigaragaza ko mufite ubumenyi. Icy'ingenzi rero nuko tugomba kumenya ko mu by'ukuri hari ubwenge nk'ubwenge budashobora kubaho bwonyine butari kumwe n'ubumenyi. Ariko ubumenyi bwo ntacyo bwakumerera habe na gitoya budafite ubwenge. Ahubwo muri uyu muntu ufite ubwenge ashobora kwifashisha abafite ubumenyi batabufite, bakapurika ubwenge afite. Icyo cyo kirashoboka. Niyo mpamvu njye mvuga ko ubwenge aribwo buri hejuru y'ubumenyi. Gusa biba byiza iyo umuntu afite ubwenge n'ubumenyi. Iyo ufite ubwenge n'ubumenyi bituma ubasha donc ibyo birakorohera. Iyo ufite ubwenge ukaba ufite n'ubumenyi ibyo birakorohera, kuko ubwenge donc iyo ubwenge bwa definishije donc uba ufite uburyo wagendera mu bumenyi ufite ukabishyira mu bikorwa. Mu gihe ufite ubwenge bwonyine azatekereza ibintu ariko abura uburyo yabyapurika, ndabyapurika donc akabura inzira anyuramo kubera ko nta bumenyi abifitiye, ariko afite ubwenge. Niyo mpamvu njye ahanini iyo abantu bambwiye ibintu nkunda kubyumva vuba, kubera ko njyewe mfite ibitekerezo, mfite impano yo guhita numva ibintu binyuze ubwenge vuba. Ahubwo ikibazo cyanjye ushobora kugira ibitekerezo nkananirwa kubyapurika kubera ko nta bumenyi mbifitiye. Aha rero usanga ikintu kinzitira kenshi si n'ubumenyi bindi, ikintu kinzitira cyane cyo kuba ntagera kure cyane gushyira ibitekerezo byanjye mu bikorwa nuko mba ntazi ururimi, donc ntago nize kwa nyine, ntago nzi umwuga wo kuvuga.
umwuga wo kuvuga bibiriya ni umwuga mbifata nk'imyuga nyine nk'uko umuntu yiga ubufundi ngenzi kubaka uwo n'ubwo mfite wowe udafite ariko kuvuga igifaransa ni umwuga kuko mfite icyo bikumarira kuvuga igifaransa njye navuga ko uburyo ndiho ahangaha uburyo merewe donc mbizi neza ko ikibazo mfite impamvu ndi ahangaha impamvu byanjye bitajya mbere ni ukubera ko ntazi ururimi iyo mba nzi ururimi wumva ndi kure haratari ahangaha ibyo urumva ko ni ikibazo nyine cyo kutagira ubwo bumenyi bwo kugira ururimi ubwo mbihombeyemo kuko mfite ubwenge ariko sinzi ururimi simfite uburyo njya kwidefanda ko wakagombye kunyumva bituma uwo mbwira ibibazo byanjye unyumva afitiye ishyari cyangwa se afitiye urwango bigatuma ibyanjye bitafite ntaho bishobora kugera ntabasha kubigeza aho bikwiye kugera kandi nanjye kubyigerezayo simbizi kubera ko uwo ngomba kubigezaho ntabwo yumva ururimi rwanjye nanjye sinumvurwe ubwo urumva ko ndahombye ariko kuba mpombye ntibivuze ko ntafite ubwenge mfite ubwenge ahubwo ikibazo nta rurimi nzi ubwo rero ukuvuga ko ni ukuvuga ngo njyewe nyine ndahombye ikindi kigaragaza ko ubwenge bukeneye ubumenyi ubwenge bukeneye iki bukeneye ubumenyi noneho iyo ufite ubwenge ukaba nanone udafite ubumenyi ikindi gishobora kugusova ni ukugira rero n'umutungo kuba ntafite umutungo rero nabyo ni ikibazo kuko rero ufite umutungo nakagombye gushaka umwavoka wenda nkavuga ngo reka nshake ini avoka noneho njye muhe ibitekerezo byanjye abigeze agendeye ku mategeko aho agomba kubigeza bigasanga nanone uwo mutungo ntabwo mufite nanone nkongera nkadindira ikiriya gishobora gutuma bwa bwenge bwanjye no kugapurika bitankundira kubera kuko kugira ngo napurike ubwenge bwanjye biransaba ibintu bibiri byibuze kimwe muri bibiri biransaba kuba afite umutungo niba ntafite umutungo mba ufite ubumenyi rero kuba ntafite umutungo n'ubumenyi biratuma ubwenge bwanjye busa nkaho nabufite niba bya bindi bajya bavuga nyine ngo umukene nta mishinga agira nta bwenge nta mushinga umukene afite imishinga ariko igaherera aho ngaho kubera ko ntafite uburyo ushobora kugira gute kuyapurika njye natekereza icyo nakora nkabona akira nkaba miliyaderi ariko sifite kapitali kuba ntafite kapitali hari aho binzitira kugera kandi akagombye kugira gute kuhagera noneho ubwo kutagira kapitali hari uburyo nari kugira kapitali iyo nza kumenya kuvuga iyo nza kugira ubumenyi ko kugira ubumenyi nabyo biri mu bintu ushobora kuguha kapitali kubera ko ufite iki ufite ubumenyi ushobora kuba ariko nyuze muri zino nzira ushobora kubona kapitali nyuze muri zino nzira ushobora kubona kapitali ariko ushobora kumenya ko nyuze muri zino nzira nabona kapitali ariko uburyo bwo kugerayo nkabubura kubera ko nta bumenyi mfite turabyumvikanaho ibi ngibi rero ni ibintu abantu bakwiye kumenya no gutekereza neza rero Kazigaba mu by'ukuri mu magambo makeya nagira ngo nkubwire bitari uguhangana nawe iki kibazo hari igihe wigeze gushyiraho iki kiganiro muri icyo gihe kera nyine uwo muntu akimara kuguha ayo makuru nashatse kweterefona ngo nkubwire naraguhamagaye kuri telefone Kazigaba naraguhamagaye kuri telefone ntabwo wamfashe nagira ngo mbikubwire tuganira gutya kuri telefone kuko njye nibyo nkunda ntabwo wafashe nabwo nyine iki nacyo ni ikindi kibazo kuko hari umuntu wigeze kumbwira ko ngo wanyanze nyoberwa ikintu wanyangiye kuko njye ntabwo nigeze ntokana nawe ngira gute se Kazigaba wanyangiye none ariko yanambwiye n'icyo wanyangiye ariko ndavuga ibyo byose n'ibyo byo kwibeshya ku bintu icyo kintu nyine yambwiye ko wanyangiye njye nasanze nta kuri kwacyo kuko hari ikintu umuntu niyo mpamvu abantu bagomba kugira ngo erega ubundi njya nkunda kubwira abantu ko burya ushaka urabona umugore n'umugabo bashwanye cyangwa se abantu banyuranye baba bose bashwanye njye nishwana nawe ahanini muri kamere muntu iyo ngiye kubwira umuntu icyo napfuye na Kazigaba ndifavoreza mvuga nshaka kugaragaza ko Kazigaba yampemukiye sinshake kuvuga njyewe impamvu ahubwo Kazigaba yaba yakoze ibyo yakoze ibyo rero uruvuga ngo rero
uyu muntu wowe mbwira ibyo Kazigaba yankoreye, ndabona atanga urugero kuri Kazigaba siwe, ariko ndashaka kuba uwo ari we wese, mbese ugomba kumufata gutyo. Ibyo nkubwira ko wagize icyo amemukiraho ntange mbikubwira, ukwiye kubyumva ariko ukagira n'amatsiko yo kumva uwo nguwo nkubwira. Noneho nunyumva nawe ukamwumva nibwo uzamenya ukuri kwacu, ariko rero ntuzamenya ukuri kwacu wanyumvisha uko, ugomba kunyumva ukwanjye nawe ukamwumva ukwe, none ukatwumva twese. Ugomba kubikora mu buryo butatu: nyumva ukwanjye, ubwo nyine ndifavoriza, mbeshere Kazigaba, mubeshere, ndakomeza kuvuga Kazigaba, mubeshere, noneho anyumve, agenda ajya kuri Kazigaba nawe mbeshere, nawe amwumve, noneho tujye hagati, njyewe nawe na Kazigaba. Noneho ahangaha akurikije ibyo namubwiye, akurikije Kazigaba yambwiye, nibyo tukavuga nangaha, azahita amenya ukuri, kuko hari ibyo ntazatinyuka kuvuga kuri Kazigaba kuko Kazigaba bandeba, hano ibyo Kazigaba ntazatinyuka kuvuga kuri ngewe kuko ndeba, cyangwa se natinyuka anyomoze. Noneho niranyomoza, ubwo bitume wa muntu abona ukuri nyako. Niyo mpamvu rero njye nakibwirira abantu ko batakwiye kugendera ku magambo, ngo umuntu yambwiye ngo uriya muntu ngo ateye uku nguku, muri nyine mvuze mu bijyanye na opposition, ibyo abantu baregana n'ubunyenzi. Kanaka ni inyenzi, buriya mu Rwanda, buriya avuyeyo, buriya bigenze uku nguku, ugasanga umuntu aramubeshyera. None ugiye kubaza uriya muntu nawe mwumve, umaze impamvu avuye mu Rwanda byagenze bite. Ni urugero ntanze, abantu bashobora kuvugana cyangwa se bagaterana urubwa kuri byinshi, ariko ni urugero ntanze kuko ni nabyo bibaho cyane muri opposition. Ugasanga abantu, nk'umuntu ufite akamaro opposition, abantu baramwikarisa bamushyize ku ruhande, nyamara hari akamaro yakagombye kubagirira. Ikindi nanone kandi nanabwira opposition nabyo bagomba kumenya, nuko abantu nabyo wone tuzabigarukaho, koko hari abantu bari muri opposition, kumva ko nyine Kagame ari we ubabangamiye FPR, ibyo nibyo. Ariko uku nguku uyu muntu buriya ntago ari uko njye mbona nuko mbibona, kuba wakwirengagiza uko wameze n'ibyo agamije, ukamwifashisha kugira ngo umuboneho imbaraga, kugira ngo nyine mugire mu gihugu. Kubera ko erega ibyo atekereza si ngombwa, nose ko ari umunyarwanda, nubwo atekereza gutyo ko ari umunyarwanda, igihugu nawe azakibamo. Nuko natekerezaga no ku neza y'abanyarwanda, niba batekereza ko bakwikoreho Kagame, noneho bagashyiraho sisiteme bashaka. Ibyo byose natwe sisiteme njyewe nawe dushaka niyo kutabana na FPR, ariko niyo sisiteme dushaka ntabwo ari iyo guheza hanze Kambanda, si iyo guheza hanze uwo ari we wese ngo nuko abaye muri FPR, ntabwo ariyo opposition ngifite. Urumva, nkeka ko nta n'uwo opposition, kuko twe turavuga demokarasi. Rero tugomba kuba muri demokarasi nyine, uwo nguwo ufite ibitekerezo by'uko wikundira FPR, none se murajya niyo yamureze, none se ngo tubyumvikana, FPR niba ariyo yamureze, turagira ngo nyine yatekereza iki kintu. Resasiye rero nicyo njyewe nawe duhuriyeho. None ibyo tudahuriyeho, niyo tugomba gukora ibyo nyine, tugomba kumurusha imbaraga kuri ibyo ngibyo, tukamuhindura dukoresha ibitekerezo bye, tukabereka ko FPR agikurikiye yamubeshye, kuko uyu munsi ashobora kuba atazi ko yamubeshye, cyangwa se niba nawe ari mu babeshye, noneho nitumurusha imbaraga ntabwo azahitamo kuba hanze y'igihugu igihe tuzaba tutamwishe, tutamukoreye ibiki n'ibiki. Azemera abandi natwe tumutegeke, kubera kuko twamurushije puissance de politique. Nitumurusha puissance politique tuzahiganwa. Ariko njyewe nawe kubera ko tudafite igihugu, dushobora gufatanya kubona igihugu. Dushobora gufatanya kubona igihugu. We navuga ko akeneye FPR, ubwo ngubu we ahubwo tumureka we yishyire ku ruhande, kuko tumwereka ibyo dukeneye. Twe turashaka FPR ituye karite ijye ku ruhande. Noneho nawe namara kubona ko turi kurwanya FPR, tutarwanya uwarwanya, ahubwo yishyire ku ruhande. Nishyira ku ruhande tukagira ntabwo bizatuza kugira ku ntego, we yishyize ku ruhande. Ariko twari tumushyira ku ruhande, ababibona azagenda atubeshyira ko dufite amacakubiri. Wazagera tubeshyira ati bafite amacakubiri, baranyirukanye, ntabwo bashaka ibi n'ibi hoya, ntabwo ari byo. Tugire ubwire, tumuhamagare, tumubwire tuti twebwe dore.
natwe tubwira ati none twe tumurusha imbaraga tumurusha puissance twe tuti oya twe turabona FPR intego zayo itarabasha kuzubahiriza ibi ntabwo tubirega umuntu umwe turabirega abantu benshi turabirega FPR yose n'umuyobozi wayo nyine Kagame kubera ko FPR nayo yari ifite ubushobozi bwo kuba yakwikarita Kagame niba koko nayo ishaka gushyira izo manifesto zayo mu bikorwa niba ritarabikoze itarishyize ku ruhande Kagame uyivangira ni ukuvuga ngo nayo nyine doka ifatanyije nande na Kagame ntabwo babishyira kuri Kagame wenyine kandi hari manifesto zanditse za FPR igomba kwapurika niyo mutarapurika noneho ngo batubwire ngo FPR ngo ni nziza oya ntabwo ari byo tugomba no kuyikarita tukayishyira ku ruhande iki kiganiro cyagomba kuba kirekire ariko reka nkigarukiriza aha ngaha tuzaganira ubutaha inshallah mahoro n'imigisha by'Imana bibabeho nagira ngo nganire kuri aka ngaka nsobanurire Kazigaba ku bijyanye na think tank ariko kandi nanasobanura no ku bantu bari muri opposition imibanire bakwiye kugira n'uburyo bakwiye kujya bitwara mu bijyanye n'ibitekerezo bafite cyangwa se no kutavuga rumwe kubwo mu buryo bumva mu buryo bumva icyo ni ikintu tugomba kumenyera tukamenya ko si ngombwa ko njyewe nawe si ngombwa kumva nkanjye si ngombwa kumva numva nkawe ahubwo ikiri ingenzi se duhuje iki njyewe nawe hari igihugu dufite oya reka turwanire tugibone igihugu murakoze kandi murakarama Imana yishimye